Mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka hari inzira imwe yonyine yo kugira ubuzima bwiza cyangwa se gukira: kwiga amashuri menshi ukayarangiza neza, ukabona akazi keza, ukubaka cyangwa se ukagura inzu hakiri kare, ubundi ugategereza ikiruhuko cy'izabukuru ukabeshwaho neza n'amafaranga ya pansiyo wizigamiye. Iyi niyo yari inzira yo guhirwa no kubaho neza muri ubu buzima. Uwanyuze muri iyi nzira byavugwaga ko yagize ubuzima bwiza. Ibi bintu kandi byarakoze ku bisekuru by'ababyeyi bacu na basogokuru. Gusa uyu munsi abantu bagerageza gukurikira iyi nzira babona bitagenda nk'uko byagenze ku batubanjirije. Abantu bagerageza kwiga amashuri menshi kandi bagatsinda, bakabikora bibwira ko ari byo bizabahesha akazi keza ngo bubake cyangwa se bagure inzu hakiri kare, ariko babona bidashoboka. Basanga umushahara udahagije kandi utazamuka uko bikwiye. Ibyo kubaka no kugura inzu babona bihenze cyane. Diplome basanga zitagifite agaciro nka mbere, n'ibindi byinshi bigaragaza ko inzira ababyeyi bacu banyuzemo twebwe tutazinyuramo ngo bikunde. Ni iki cyahindutse mu by'ukuri? Niba waragerageje kunyura muri izi nzira bikanga kandi waribwiraga ko ari iyo nzira y'ubukire, ikibazo ntabwo ari wowe. Isi niyo yahindutse kandi yahindukanye n'amategeko agenga iyi mibereho. Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu inzira zo gukira zanyuzwemo n'ababyeyi bacu n'abo mu kigero cyabo zabakundiye, ariko twebwe zikaba zirimo kwanga. Hanyuma inzira z'umukiro uyu munsi zo ni izihe? Niba amashuri menshi na diplome bitakiri inzira yo gukira no kubaho neza, ni izihe nzira z'ubukire zigezweho uyu munsi? Reka tubivugeho. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ushobora gusanga nawe umuntu muturanye wakize cyangwa se umuntu uzi w'umukire atarakishijwe nuko yize neza akaba afite diplome nyinshi. Mu yandi magambo, inzira ababyeyi bacu batubwiraga ko tugomba kunyuramo ngo dukire cyangwa se tugire ubuzima bwiza ntabwo ariyo uwo muntu yanyuzemo. Uratekereza ko ababyeyi bacu batubeshyaga se igihe batubyutsaga butaracya, batubwira ngo tujye ku ishuri kugira ngo tuzabone akazi keza, ngo tubone ubuzima bwiza buvuye muri diplome? Ntabwo batubeshyaga, ahubwo isi yarahindutse. Ni ngombwa ko tubyemera. Ababyeyi bacu bakuze mu gihe ibibazo by'ubukungu bitari bikomeye nk'uko bibeze uyu munsi. Kuva intambara ya kabiri y'isi kirangira kugera mu myaka y'1990, ibintu byinshi mu bituma imibereho myiza ishoboka byari bihari. Kubona akazi ntabwo byari bigoye nk'uyu munsi. Izamuka rusange ry'ibiciro ryabagaho birumvikana, ariko imishahara nayo yagendanaga n'iryo zamuka rusange ry'ibiciro cyangwa se gutakaza agaciro kw'ifaranga. Amashuri ntabwo yahendaga cyane. Mu mijyi minini y'isi amacumbi yari ahendutse kandi akaboneka ugereranyije n'uyu munsi. Mu bihugu bikize kugura inzu byashoboraga gutwara imyaka iri hagati y'2 n'3 y'ubwizigamire ku mugore n'umugabo. Uyu munsi muri ibyo bihugu kubona inzu bishobora gutwara imyaka iri hagati ya 15 na 20 y'ubwizigamire ku mugore n'umugabo, ni ukuvuga ku muryango. Mu bihugu byinshi birimo na hano iwacu, umushahara w'umuntu umwe washoboraga gutunga umuryango. Kuramba ku kazi byarashobokaga cyane ugereranyije n'uyu munsi. Umuntu yashoboraga kumara ubuzima bwose akora mu kigo kimwe cyangwa se akora akazi kamwe. Abantu benshi bakoraga ibyo bize mu ishuri. Uyu munsi benshi ibyo bakora ntabwo ari byo bamaze ibinyacumi by'imyaka biga, banatangiye miliyoni z'amafaranga y'ishuri. Uyu munsi abantu benshi bakora ubucuruzi ntabwo bize ubucuruzi, kimwe nuko abakomisiyoneri benshi atari byo bize. Iyi si ya kera yari isi aho ubudahemuka cyangwa se ubunyangamugayo mu kazi kimwe no kwihangana byari bikigira umusaruro. Ibi bintu byarashobotse ku bari bariho icyo gihe, gusa byari bishingiye ku byari bigezweho icyo gihe: kongera umusaruro w'ibyo abantu bakora, kubyara abana benshi, akazi kenshi kagamije kuzamura inyungu rusange n'ibindi. Uyu munsi ibi bintu ntabwo bikibaho, kandi gushaka kubisubiramo utitaye ku miterere iyi si isigaye ifite ntabwo bikora. Ikibazo ntabwo ari ukuri umunebwe, ndetse nta nubwo ari uko udafite ubumenyi buhagije. Ikibazo ni uko iyi si turimo uyu munsi itakimeze nk'iyo bakuriyemo habe na gato. Kandi izo mpinduka zabaye ku bintu byose. Nk'urugero, ibiciro by'inzu, haba kuzubaka, kuzigura no kuzikodesha, byikubye inshuro zirenga 10. Mu mijyi ikomeye yo ku isi nka Paris cyangwa Londres, ibiciro by'inzu kuri metero kare byikubye inshuro zirenga 5 mu myaka iri hagati y'10 na 15. Nubwo waba ufite umushahara mwiza, bisaba gufata inguzanyo uzishyura mu myaka 25 kugira ngo ushobore kugura inzu nto. Kandi ubwo aho ni hanze y'umujyi rwagati. Icya kabiri, nuko isoko ry'umurimo ryahindutse cyane. Bishobora kuba byaratewe n'ubwiyongere bw'abatuye isi, ariko uyu munsi kwiga kugera ku rwego rwa kaminuza ntawe bigitangaza.
Mu mwaka wa 1963 ubwo kaminuza nkuru y'u Rwanda yatangiraga yari ifite abanyeshuri 51 bonyine, kaminuza yose. Iyi kaminuza yasohoye abanyeshuri 2000 kuva yashingwa mu 1963 kugera mu 1994. Abanyeshuri 2000 bonyine nibo barangije muri iyi kaminuza mu myaka 30. Bivuze ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye hari abanyarwanda bize kaminuza imbere mu gihugu batarenze 2000. Abangaba buri kaminuza imwe ibasohora buri mwaka muri kaminuza zirenga 30 ziri mu Rwanda. Aba bantu bake bari barize kaminuza bashoboraga kubona akazi keza kabahemba neza, kandi kubera ko ibintu byari bikigurika ubuzima bwabo bwashoboraga kuba bwiza. Uyu munsi ntabwo ariko bikimeze. Hamwe n'izamuka rusange ry'ibiciro ku masoko, amafaranga ntabwo akigura ibihagije ngo bitubesheho, kandi ibyo twiga mu ishuri tubyiga turi benshi ku buryo n'abatanga akazi bisanga bafite ababarirwa mu bihumbi bakeneye umwanya umwe w'akazi, bityo uwemera gukorera make akaba ari we begukana uwo mwanya. Ntabwo nzi niba warabibonye, ariko uyu munsi kuri internet hahoraho inkuru z'abantu bahiriwe muri ubu buzima. Abantu bageze aho urugendo rurangirira mu birebana n'amafaranga bahora batubwira abantu nka Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates cyangwa se nanone Steve Jobs. Icyo aba bantu bahuriyeho nuko bavuye mu ishuri batarabona za diplome, kandi bikarangira babaye abaherwe batunze amagana y'amamiliyari. Kuri YouTube ubuhamya burahasimburana buvuga ibintu nk'ibyo. Abantu bavuga ko bahereye ku busa ubu bakaba ari abaherwe kandi batarize, kandi bose icyo bahuriyeho ni ukunenga amashuri no kwiga no gushaka za diplome. Bamwe bakanajya kure bakavuga ko kwiga ntacyo bimaze. Aba ni abavuga ko babaye abaherwe kubera internet. Hari n'ibitabo bikunzwe cyane ku isoko rwose bigurwa nk'amasuka bivuga ko kwiga ntacyo bimaze. Hari nk'igitabo cya Olivier Roland cyitwa Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Buri wese ntabwo yagize amahirwe yo kutiga, nkaho kutiga ari amahirwe cyangwa umugisha. Ibi byatangiye kugira ingaruka kubera ko hari urubyiruko rwinshi rushaka kureka amashuri ngo rujye gukorera za miliyoni kuri internet. Ibi byahise bifungura amarembo ku bacuruzi b'amahugurwa n'amasomo y'igihe gito bakubwira ko nubwo wamaze imyaka 10 wiga ibintu runaka, ariko ko amasomo ukeneye ngo ube umuherwe arayo bazaguha mu mezi 3. Uyu munsi abana benshi ntabwo bagishaka kuba abavoka cyangwa se abaganga, barashaka kuba aba YouTuber ngo bahite binjiza amamiliyoni. Gusa kuri benshi iri ni ikosa rikomeye gutangira gutekereza ko diplome ntacyo zimaze. Bitekerezwa ko ikibazo gihari ari uko abarimu bigisha uyu munsi badashyira imbaraga mu guhuza ibyo bigisha n'ibyo umuntu ashobora gukora mu buzima busanzwe akiva ku ishuri. Mwisi uyu munsi hatanga urugero rw'umwarimu wigisha isomo ryo kwihangira imirimo, ariko watarashinze na kompanyi nimwe mu buzima bwose, ariko akamara amasaha menshi akubwira imbogamizi ziri mu guhanga umurimo. Iki kiri mu byahindutse, ubwinshi bwacu ndetse n'uburyo bw'imyigire. Ikindi cyahindutse, iyo umuntu yamaze kugera mu kazi, ibigo bike hafi ya ntabyo nibyo bijyanisha imishahara n'izamuka rusange ry'ibiciro ku masoko. Umuntu amara imyaka 10 ahembwa umushahara umwe, ariko ku kazi ibiciro byari ku byinshuro 20. Ibi nibyo bituma uyu munsi hari abakozi benshi b'abakene. Icyabayeho mu birebana no kwiga nuko ubumenyi amenshi mu mashuri atanga bwatakaje ubushobozi bwo gutanga imibereho myiza. Mu bihe twavugaga aho abantu 2000 aribo bari barize kaminuza bonyine mu myaka 30, kwiga kaminuza byaguheshaga umwanya mwiza mu kazi. Uyu munsi na diplome 5 ntabwo zigukura mu bushomeri. Ubwo hano sinyiriwe mvuga amafaranga atagira ingano agendera mu kwiga. Ikindi gitandukanye ubuzima bwacu nubwo abatubanjirije gituma bo inzira banyuze idakora kuri twebwe, n'uburyo uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga duhora tugereranywa cyangwa se twigereranya n'abandi kubera ibintu bazishyiraho. Ni bimwe twavugagaho mu kanya byuko hahora abantu batubwira ko babonye ibyo bifuza byose kandi badakoresheje ingufu nyinshi. Abantu batugaragariza ko ubuzima bwabo bworoshye kandi batarize. Ibi bidushyira ku gitutu bigatuma tubaho ubuzima buri hejuru y'ubushobozi bwacu, tugashaka byinshi tutanakeneye. Mu magambo make, iyi si yarahindutse. Ibipimo byahahise ntabwo ushobora kubigenderaho ngo ufate ibyemezo by'uyu munsi. Mu myaka myinshi kuva tukiri bato, ababyeyi bacu ndetse n'abarimu bacu ntabwo basibye kutubwira bati iga neza, ubone diplome, ugure cyangwa wubake inzu yawe hakiri kare, witware neza mu kazi kawe. Bizatuma ku kazi bakuzamura baguha umushahara munini, urebe ko ubuzima butazakorohera. Izi zari inama zuzuyemo ubwenge n'ukuri kwinshi mu myaka ya za 80. Uyu munsi izi nama wazihindura. Nk'urugero, diplome ntabwo ikiri nk'uko yari imeze muri iyo myaka. Uyu munsi itanga umutekano muke ugereranije n'icyo gihe. Uyu munsi hari n'abantu benshi batanga akazi batakubajije diplome ufite. Barakugerageza ngo barebe ko ibyo bashaka kubakorera ubizi neza, ubundi bakaguha akazi. Ikirebana no kwitwara neza mu kazi ngo bakoresha bazageraho bakuzamure, nabyo ntabwo bigikunda.
ahubwo uyu munsi guhindura akazi kenshi hafi buri myaka 3 uva mu kigo kimwe ujya mu kindi bitanga amafaranga menshi kuruta gukora ahantu hamwe imyaka 10. Ikindi, hari n'abakoresha babona ko ufite ubumenyi bwifuzwa na benshi kubera ko wakoze mu bigo byinshi, iyo bamwe batabibonyemo kuri umuntu udashobotse. Mu byiciro bimwe by'imirimo, gukora ibiraka bitanga amafaranga menshi kurusha kwizirika ku kazi kamwe ukabyukiramo buri gitondo imyaka 10 igashira. Irindi hame rya kera ritagikora uyu munsi ni uzashaka uburyo ugura inzu hakiri kare. Uyu munsi ku bantu batuye mu mijyi itandukanye y'isi, kugura inzu hakiri kare bishobora kugufungirana mu mutego runaka. Ibi bishobora guterwa nuko ku mubare munini w'abantu gutunga inzu bishoboka ari uko bafashe umwenda kandi munini. Gufata umwenda munini ugifite imyaka 30 bishobora kugushyira mu mutego wo kudashobora gushora amafaranga mu bindi cyangwa se kubyaza umusaruro andi mahirwe mu myaka yose ushigaje. Ibi bikajyana n'ikindi kiguzi gishobora kuba gihishe muri iyo nzu, nko kuyitaho cyangwa se gutanga imisoro iyo bikenewe. Baratubwiraga ngo wowe iga neza ibindi byose bizagenda neza. Ikibazo nuko ubu ngubu atari ko bikigenda buri gihe. Uyu munsi agaciro ka diplome gaterwa n'ibyo wize ndetse n'uburambe cyangwa se ubunararibonye wakuye muri ibyo bintu, ndetse rimwe na rimwe bigaterwa n'igihe ibyo bintu wabyigiye. Uzitware neza mu kazi, ubaha abakoresha bawe n'amategeko y'akazi, uzazamuka. Ibi ntabwo ariko bikigenda buri gihe. Iri hame rishatse kuvuga ko ubwonko bw'ikigukorera cyaba gikina umukino umwe nawe. Nyamara mu bikorwa, mu kazi habamo amavugurura, ubumenyi buhindagurika ku muvuduko utarabayeho mbere n'ibindi. Umukozi mwiza wubahiriza amategeko y'akazi inyuguti ku yindi, ariko akaba adafite ubushobozi bwo kuvugurura ubumenyi bwe no kuzana udushya mu kazi, ari ku rutonde rwo kugabanywa mu mavugurura ataha. Ikindi nuko kuba indahemuka mu kazi kamwe bidahagije. Uyu munsi ushobora gukora akazi kawe gasanzwe ubyukiramo buri gitondo, ariko mu gihe ukarimo ukaba uri no mu kandi gakorerwa kuri internet. Ibi bivuze ko inama yo kwitwara neza mu kazi ngo bazakongeza umushahara bitakiri ibintu washingiraho, kubera ko uyu munsi kugira ahantu hatandukanye hava amafaranga ni bumwe mu bwishingizi wagira mu birebana n'amikoro. Niyo mpamvu nuganira na benshi mu bahembwa umushahara bazakubwira ko bifuza kandi kantu bakuraho amikoro, nubwo byaba kabutike bashinga muri quartier, ariko kakamuha amafaranga yunganira umushahara. Muri make, inama ababyeyi bacu n'abarimu bacu baduhaga mu birebana no kubona amikoro ntabwo zari mbi habe na gato, ndetse zari ukuri cyane. Ikibazo nuko zashobokaga muri icyo gihe. Uyu munsi turi mu yindi si. Ni naha dusoreje iki kiganiro. Tubashimira kuba mukurikira ndetse mukaduha ibitekerezo ku ngingo twavugaho. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.